Ibintu bihinduye isura kuri ino filime y'umusore w'umukire. Mbahaye ikaze muri uno mugoroba kuri kino gicamunsi cyo ku cyumweru, kandi mbibutsa ngo mubanze mukande subscribe kuri ino channel, ubundi muzajye mubasha gukurikirana bimwe mu biganiro bizajya binyura kuri uno muyoboro mugari wa YouTube. Izi ngizi nagira ngo mbabwire yuko umuvandimwe witwa MK Original, aho yari yaragize ubwoba yuko yarangije guhitana umuvandimwe witwa Morgan ariwe uncle w'abari abavandimwe bose. Nagira ngo mbabwire yuko izi ngizi agize gutya akaba yasanze mama Diane muri salo aho bari kuganira ndetse na Eddie, ubundi abaganiriza buryo ki arambiwe ubuzima agiye kuba yava mu buzima bwabo ubundi akigendera, ati akava mu nzira ubundi akabarekera ubwisanzure bwabo, ati ndetse nindamuka ngiye nkava mu buzima bwanyu nta kihebe na kimwe kizongera kubatinyuka ngo kibe cyabahangara. Ndetse nibwo Eddie na mama Diane bakomeje kumwumva, bamutega amatwi ntibamukuraho amatwi, bakomeza kumva amagambo ari kuvuga, uburyo ki ari kuyavuga, uburyo ki arayagahinda, ariko nabo baza kwicwa n'agahinda. Nibwo MK yakomeje kwivuga ibibazo ashobora kuba afite muri we n'ibyo yabateje, ariko bo ibyo ngibyo ntibabashaga kubyumva, babiteza amatwi. Nyuma yo kubitega amatwi nibwo Eddie yahise ahaguruka n'iroro ryinshi cyane, ubona ameze nkaho amufitiye ibintu bimeze nk'urukumbuzi, yari afite impuhwe ziteye ubwoba. Yahagurutse amura mu maso aramwitegereza, ubundi aramuhobera, amugwamo ye maze biratinda, kumurekuza byabaye urugamba. Ubwo mama Eddie ariwe mama Diane nawe yari yicaye aho ngaho, akimara kumva ayo magambo avuze aho yari ari guhoberana na Eddie, yakomeje kumureba ubundi ntiyamukuraho amaso. Nyuma yuko Eddie agize gutya akamurekura, hahise haza mama Diane nawe aramuhobera, aramubwira ati mwana wanjye rwose urambabarire cyane, ntabwo wemerewe kuva ahangaha kuko ndamutse nkubuze nanjye nta buzima naba mfite, ati kuko uramutse ugiye sinzi ko nanjye nakomeza kuba ndi mama Diane. Uramenye MK, menya ko nkukunda, iya ni rwose ndakwinginze winsiga ahangaha, umeze nk'umuntu warambiwe ubuzima, ariko nagira ngo nkubwire yuko ndi hano nzagufasha nk'umubyeyi wawe, ati kuko ndabizi uzi yuko twakurakariye, ati by'ukuri koko narakurakariye nyamara kumenya yuko amakuru yuko ari wowe wishe uncle w'abano bana, ati ni ukuri narakurakariye, ati ariko nyuma naje kugarura ubwenge ku gihe, ndeba ibibazo waciyemo n'uburyo ki uriya muvandimwe yakurwanyaga ariwe MK Original ariwe Morgan, koko nabonaga utabasha kwica n'umushwi w'inkoko, ariko n'ubundi byanga bikunda nk'uko wabimbwiye ushobora kuba ariyo mahitamo wari ufite. Nibwo rero nanjye nagize gutya nanjye ndigaya, numva nanjye ngomba kwisubiraho ubundi nkakubabarira nkakubohora, nukuri umutima wawe ukabohoka. Rero izi ngizi nagira ngo nkubwire yuko nkusabye kuguma ahangaha nkagufata nk'umuhungu wanjye ukaza muri bano bakobwa banjye. Nagira ngo nkubwire yuko MK rwose nkukunda. Ubwo ni ubutumwa mama Diane yamugejejeho. MK akimara kumva ubwo butumwa mama Diane yamugejejeho ndetse na Eddie, yagize gutya nawe arangije abareba mu maso arabahobera, arababwira ati kubw'ibintu nakoze ndabisabira imbabazi, nimwemera kumbabarira nta kibazo, kandi nabwo nimutambabarira ndabumva, ndaba ndi ku ruhande rwanyu, ati kuko nizo ntege nkeya zanjye niyo mahitamo nari mfite, ati mwihangane rero kuba byarabaye nk'ibintu byatunguranye. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda, kandi kubw'uru rukundo munyeretse byanga bikunda aho ngiye kujya nimushaka mu mbohore, nshobora kuzagaruka ndi muzima kuko ntabwo ngiye gupfa. Ati izi ngizi nagira ngo mbabwire yuko ndi umunyanambara, kandi nambara nateguye murabizi yuko nyitsinda. Rero izi ngizi ngiye kujya guhangana manganira uburenganzira bwanyu n'uburenganzira bwanjye. Uwo ni MK, ni amagambo yabwiye mama Diane ndetse na Eddie, ubundi babasha kuyumva. Mama Diane yagize gutya aravuga ati MK mwana wanjye ndakubohoye, aho mama Diane yaje kuba nk'umuntu uri gutebya, aravuga ati nibaramuka bakwishe nzagusangayo, ni ukuri ntabwo uzanyira. Murabizi yuko bose bari bababaye, ariko agitebya gutyo umuvandimwe witwa MK Original yahise agira gutya, aramureba aramwitegereza cyane, araseka, aramubwira ati se uzankubita cyangwa se uzaza kumana kandi baranyishe? Ati gusa nyine mwijeje yuko ngiye kugenda kandi nzagaruka ndi muzima.
nta gihe mfite cyo kugenda, nta gihe mfite cyo gupfa, ati kuko urugamba ndi kurwana narangije kurwitegura, mbemereye guhama ahangaha kandi ningaruka nzakomeza mama namwe ntago nzongera kuba umwana gito cyangwa se ngo mube mwanyinuba, nzababera umwana ubundi mumbere umubyeyi. Reka nze nkurikirizeho agace kakurikiyeho. Umuvandimwe witwa Justin muramwibuka byanga bikunze, ariko nanone hagati aho ngaho mwibuke yuko iyi ngiyi ari finale y'umusore w'umukire. Ku munsi w'ejo kuwa mbere tugomba kureba For Love ikaza isimbura ino filime y'umusore w'umukire episode ya 28 season ya 2. Nagira ngo mbabwire yuko iyi ngiyi ariyo finale. Nibwo hahise hagaruka umuvandimwe witwa Justin aho yari yicaranye na wa wundi wita yuko ari se wa MK. Justin aranza bicarana mu ntebe, Justin arangije aramubwira ati byanga bikunda njyewe se ndava ku izima, ngarutse kukubwira ngo no kukubaza ngo ese nurava ku izima ku buryo wareka kwica uriya mwana wawe witwa Ian. Yakomeje kuvuga ayo magambo, ubundi umuvandimwe witwa Idirisa ari we se wa Ian aramureba aramwitegereza cyane, ubundi arangije aramubwira ati nta gihe na kimwe nakwigera mva ku izima, ati byanga bikunda ushobora kuba uri igicucu. Ese ubundi Justin ko ndeba umeze nk'umuntu uri kungambanira. Justin murebye cyane amwitegereza mu maso aravuga ati nta gihe na kimwe nakwigera nkora ibyo bintu ngo mbe nakugambanira, rwose ibyo utekereza sibyo, nta nubwo bizigera bibaho, ntabwo nzigera nkugambanira habe namba. Ayo ngayo ni amagambo ya Justin yabwiye se wa MK. Se wa MK rero nibwo yamurebye aravuga ati byanga bikunda uriya muvandimwe witwa MK ari we mwana wanjye, njyewe naramwitoreje nsiga no kumutoza, ati rero byanga bikunda aho yambona hose ni uguhita nyica, ntago azanyihorera, niyo mpamvu njyewe nka se ngomba gukumira icyaha kitaraba ubundi nkamwica mbere yuko anyica. Justin yamurebye cyane aramwitegereza cyane aravuga ati nyamara papa MK byanga bikunda MK njye mbona ndi wowe nukuri namubabarira nkamureka akagenda, ati kuko mbona n'ubundi kumwica atari wo muti, ahubwo nkazamwica n'ubundi yabaye nk'umuntu ushaka kundwanya. Umuvandimwe ari we papa wa Justin ari we papa wa MK yarebye Justin aramubwira ati rwose umeze nk'umuntu uri guhungira ubwayi mu kigunda, ntabwo ibyo ngibyo bishobora gukunda, ati kuko umuvandimwe witwa MK original narangije kumwohereza aho abicanyi, byanga bikunda agomba gupfa, nibatamunzanira ari muzima bamunzanire yapfuye. Iryo tegeko narangije kuritanga, ati kuko ndamutse mwihoreye akarokoka njyewe yazanyica, namuhwe yazangirira. Justin yamurebye cyane aramwitegereza, nubwo Justin yumvishe yuko inama ari kumugira atari kuyumva, ubundi Justin agira gutya aricomokera. Ubundi nubwo Justin yagize gutya arahaguruka, ubundi haguruka mu ntebe aragenda, ubundi asiga papa wa MK yicaye. Ariko muri uko kwicara ntabwo yari yicaranye ubusa, yari ari gutegura buryo ki ari buze kumva inkuru nziza yuko bashobora kuba bahitanye umwana we witwa MK. Ariko MK n'ubundi byanga bikunda ni umuntu uzi gutegura intambara, ntabwo yenda gupfa, mbijeje yuko ahubwo ashobora kubaritagura bose akabamara. Mbega urugamba rukomeye, mbega intambara y'amateka, mbega season hano ngo iraryoha, dore uburyo season igiye kurangira. Ni amateka akomeye cyane mu buryo turi kwitegura For Love. Nagira ngo mbabwire yuko igice hakurikiyeho igice cy'ababicanyi papa MK yahaye akazi ngo bajye kwica umuvandimwe witwa Ian. Bagiye basanga Ian ari muri salo na mama Diane ndetse na Eddie na yambunda yabo bari batunze. Mama Diane umuvandimwe witwa MK original yageze gutya abihisha ahantu hameze nkaho ari nk'igiti cy'ipoto, ubundi akibihisha nibwo baje na yambunda yabo. Yagize gutya arabihisha, umwe amukubita judo y'agatuza, ariko akimukubita uwo mugeri n'undi kubera yuko bari babiri, umwe yahise aturuka inyuma ubundi amufata mu ijosi, wa wundi yarakubise umugeri amutera imbunda, aramubwira ati wamenyereye kubikira abantu nta kindi kintu ushoboye. Yahise amubwira ati icara hariya byanga bikunda ibyawe uyu munsi biraza kukurangiriraho. MK yabonye koko bya bintu ari urugamba biri seriye, MK aramanuka n'umutima mwiza aricara. Ubwo ba mama Diane ndetse na Eddie aho barimo barahinda umushyitsi bavuga yuko umurinzi wabo bagiye kumwica. Yamutunze imbunda yo mu gahanga aramubwira ati dore igihe wahereye wowe Mask Man, byanga bikunda uyu munsi ugomba gupfa nushaka umanika amaboko.
Umwicanyi umwe ukunda gukabya yabirebye cyane, arabyitegereza cyane, aravuga ati noneho dore igihe wagendeye, wahimbye cya gihungu bitangabeshye yuko nakubiswe na maskman barenga 20, ariko size ngizi turakwifitiye mu biganza kandi urabona ko dufite imbunda, uraramuka winyeganyeje twebwe turahita tukurasa, ntabwo turi bukugirire impuhwe. Nibwo urugamba rwakomeje kuba urugamba, MK aca bugufi, ubundi akomeza kumva ayo magambo bari kumubwira, arabumvira cyane, yagize gutya amera nk'umuntu wiyahura, ubundi ahita ahaguruka. Ahagurutse yabarebye mu maso, arabitegereza cyane, arababwira ati nimumbabarire nimba mwagennye kunyica koko, muze tugende mu nyice, ariko mu nyicire aho Mama Diane ndetse na Eddie batareba koko, nimba murindwanye mwumva mwiyizeye, nimuze mu nyicire aho bano bantu batareba, ati kuko ntago Mama Diane byazamuva mu mutwe ndetse na Eddie. Ubwo ba Eddie bari barimo barahinda umushyitsi, barimo barabwira MK ngo yicare. Abo bicanyi bagize gutya, ubundi barangije bamutonga imbunda. Muri uko kumutonga imbunda, umuvandimwe witwa Ian yakomeje kubaganiriza uko bisanzwe, ubundi arangije abiba umugono. Nibwo yamukubise jida bamwambuye imbunda, ubundi arangije arayimutunga, aramubwira ati size ngizi urebye nabi ninjye wakurasa, ndagira ngo uncire bugufiya kuko njyewe nta mikino nyikigira, reka mucire mu mayange niwinyeganyeza ndahita mwica. MK yamutunze imbunda, ubona yuko nta mikino kuko ameze nk'umuntu ugiye kumurasa. Yahise abwira wa muvandimwe wazanye na Taiga, aramubwira ati uhita usohoka uhita ugenda. Uza amagambo yabwiye Taiga se, ubu ngubu niyo ugiye kumva, niba ugeze kuri uno munota tukaba tukiri kumwe. Yamubwiye ati byanga bikunda urebye nabi nahita nkwica, ngiye kugutuma, ugiye kumbwira ahantu papa ari kandi ugenda umwumwirira aya magambo, genda umubwire yuko njyewe niteguye guhangana nawe, kandi size ngizi we ryagaragaye niriba rikisha isuka, nta kintu wenda kuzankuraho. Mwibuke yuko kuri uko kumutuma yari yarangije kumwambura imbunda. Ese Taiga naza kugerayo imbere ya se biraza kugenda gute barangije kumwambura imbunda, barangije kumwambura intwaro? Nanone se umuvandimwe witwa MK original nagerayo n'imbunda biraza kugenda gute? Bishobora kurangira n'ubundi abaritaguye bose abamaze. Mbibutsa ngo mubanze mukande subscribe kuri no channel kugira ngo tubashe kubana dukomeze n'ibindi biganiro binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Ibyo ngibyo ndabibasabye. Rero size ngizi nagira ngo mbabwire tugana ku musozo w'iki kiganiro mba nabateguriye, nagira ngo mbabwire yuko umuvandimwe witwa Justin ageze gutya, ubundi yarangiza agafata Morgan, ubundi arangije amubwiza ukuri, amubwira yuko uriya n'ubundi ushaka kumwica atari papa we. MK amuteza amatwi, aramubwira ati ikagira inkuru rero, mereza amakuru ya nyayo umbwire buryo ki atari papa wanjye, akaba ariyo mpamvu ari kundwanya kuriya. Justin amubwiye yuko uriya muntu yamutoje atari papa we, atahubwo yari afite irindi tsinda muri Amerika, mwebwe abatoza nk'amabandi. Ati wowe kugutoza nta kindi kintu yagushakagaho, ahubwo ngo yagira ngo muvemo amabandi azi kwiba cyane, kandi muzajye mubasha kwirwanirira iyo ntambara yo kwiba. MK nibwo ibintu bimucanze bikomeza kumuyobera, urugamba rukomeza kumubana urugamba, ya filime koko imubana urusobe nk'ubusanzwe. Nibwo hahise haza Kamariza, ubundi ajya kwa Mama Diane. Akihagera ahasanze Mama Diane ndetse na Eddie. Kamariza barebye mu maso, ubundi Mama Diane aramubaza ati ubundi ko dusanzwe tuzi yuko ugera ahangaha uzanywe n'amagambo cyangwa se guteranya size ngizi, bwo uzanywe n'iki? Nibwo Mama Diane ndetse na Eddie bamurebye baramwitegereza cyane. Kamariza aravuga ati size ngizi narahindutse, nta kindi kintu kinzanye, nakoreye amafaranga mu bibi n'ibyiza, amwe narayabonye andi ndayabura. Rero nagira ngo ndashaka Ian ngo ubundi musabe imbabazi y'ibintu byose namukoreye. Mama Diane aramurebye n'umujinya mwinshi, aramubwira ati size ngizi nagira ngo nkubwire yuko Ian ntawe uhari, kandi nta nubwo size ngizi aribwo babasha kuba basaba imbabazi. Nagira ngo nkubwire rero yuko mwirukanye mu rugo rwanjye. Uwo muvandimwe aramurebye areba ba Mama Diane, aravuga ati ntago nemerewe kuva ahangaha nasabye imbabazi umuvandimwe witwa MK, ati kuko naramuhemukiye cyane, namuteze imitego mitindi, ariko imitindi nigeze ibasha kumushibukana.
rero nagira ngo mbabwire yuko murabizi yuko iyi ngiyi ari finali, kandi ino finali iri kumara iminota myinshi kuko irengeje isaha. Kino ni kimwe cya kabiri muri ino filime ya finali nari nabateguriye. Nagira ngo mbabwire ngo mbashishikarize ejo saa 2 hagomba kunyuraho ikindi kiganiro kiza gisoza ino episode ya finali, ubundi ku mugoroba w'ejo bundi tukaza tureba For Love uburyo ki imeze n'uburyo yubakitse. Ndagira ngo mwibutse ngo ubanze ukande subscribe kuri ino channel, kandi nanone mwibutsa yuko ejo kino kiganiro n'ubundi tugomba kugisesengura kikarangira, kuko kino basesenguriye ni kimwe cya kabiri ntabwo tukirangije. Mukomeze kugira umunsi mwiza, icyumweru cyiza ndetse n'igicamunsi cyiza. Njye mwabanaga n'ubundi nk'ubusanzwe, igisigore gaserutse kurane bikora itindira kuriza.